Karibu ku isengesho ribohora official. Imana iguhe umugisha. Ndabizi kuzanywe no kugira ngo dusenge, nta kindi kikugenza. We wakoze subscribe by'umwihariko Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora karibu hita uyikora rwose, kandi ubashe gusangiza iri sengesho bantu bawe b'umumaro, abo ukunda, abo wifuriza ibyiza, abo ushaka kubamenya gusenga, nkuko nawe ubimenya ibyo wifuza kuba kugirira ugirira abandi. Karibu rero mu isengesho, tujye gusenga isengesho ritegura imitego imbere yacu isi y'umwijima yaduteze tutazi. Mbere yuko twinjira mu isengesho nk'ibisanzwe, ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni itabaza, ijambo ry'Imana ni inkota isumba ubundi bugi bw'izindi nkota zose. Niryo dushingiraho dusenga. Reka dusome ijambo tugiye gusengeramo. Tugiye gusengera muri iri Zaburi ya 141. Handitswe 141 n'umurongo w'9 ngo undinde umutego banteze n'ibicu by'inkozi z'ibibi. 141 ibice 9 ngo undinde umutego banteze n'ibicu by'inkozi z'ibibi. Abanyabyaha aba ari bo bafatwa n'ibigoyi byabo, ariko njyeweho mbitambuke. Urumva iryo jambo? Undinde umutego banteze n'ibicu by'inkozi z'ibibi. Abanyabyaha ari bo bafatwa n'ibigoyi byabo. Kumbe hano turabona ko abanyabyaha ari bo bagomba gufatwa n'ibigoyi byabo bateze ibicu. Niba uri umunyabyaha uhite wihana, kuko imitego n'ibigoyi by'aba ngabo byiteguye gufata umunyabyaha. Umukiranutsi ngo niwe bidafata, ngo ariko jyeweho bitambuke. Imana iguhe gutambuka iyo mitego, ntuyigwemo mu izina rya Yesu. Umutego umuntu yaguteze muri ako kazi, umutego watezwe muri urwo rugo, umutego watezwe aho ngaho ku ishuri, umutego wategewe kuri iyo ndwara, umutego wategewe muri ibyo bibazo, umutego wategewe muri karitsiye, umutego watezwe mu muryango, Uwiteka ugutambutse, umutego watezwe mu marembo, umutego watezwe imbere y'umuryango, umutego watezwe muri ofisi yawe aho mu ntebe, umutego watezwe kuri ayo mafaranga wahawe, umutego watezwe kuri izo gift yakubera umutego, lift nayo yakubera umutego, gift wahawe yakubera umutego mosheri, ayo mafaranga wahawe yakubera umutego. Tugiye gusenga rero kugira ngo Imana ikurinde iyo mitego watezwe ntuyigwemo. Ibigoyi byayo ntibifate ubuzima bwawe, ibigoyi by'iyo mitego bitambuke mu izina rya Yesu. Bifata abanyabyaha, bifata abatizera umwami Yesu Kristo, bifate abadakunda Imana, ariko bitambuke mu izina rya Yesu. Niryo sengesho tugiye gusenga. Twari muri Zaburi 141 kuva ku murongo wa 9 n'uwa 10. Undinde umutego banteze n'ibicu by'inkozi z'ibibi. Abanyabyaha babe ari bo bafatwa n'ibigoyi byabo, ariko jyewe mbitambuke. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, twiyuhagije amaraso ya Yesu Kristo yavuye ku musaraba. Ya maraso yoza ibyaha, ya maraso yoza ibicumuro. Ijambo rivuga yuko amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka. Aka kanya Uwiteka, amaraso yawe anyuhagireho ibyaha, kugira ngo isengesho ryanjye ritahinduka ikizira
imbere yawe Mana ihoraho. Ohereza amaraso y'umwana w'Imana ayavuye mu rubavu rwe, ayavuye mu mubiri we wose, igihe yacumitwaga icumu, igihe bamwambikaga ikamba ry'amahwa, igihe bamuteraga imisumari mu biganza no mu maguru, igihe bamukubitaga imikoba. Amaraso yawe Yesu wavuye yakoreshe uhagira umutima wanjye, yakoreshe uhagira ubugingo bwanjye, yakoreshe uhagira imyumvire n'imitekerereze n'imivugire yanjye. Uwiteka unkureho umugayo wose undiho kano kanya, watuma isengesho ryanjye ridapasinga, ritagera ku Mana, ridasubizwa. Yesu Kristo, wowe wapfuye kubw'ibyaha byanjye, wowe mukiza w'ibyaha byanjye, rekurira amaraso yawe kuri njye avuga ibyiza. Amaraso yawe mvugeho gukiranuka nk'uko wakiranutse. Handitswe yuko ukwizera atsindishirizwa mu bintu byose iby'amategeko ya Mose yananiwe. Mwami Yesu Kristo, tsindira ibi byaha byari bindiho mu izina rya Yesu Kristo. Isengesho ryanjye ribashe gusubizwa. Wavuze yuko naho ibyaha byanjye byaba ari umutuku bisa n'amaraso, iyo nje imbere yawe ubasha kubyeza bigahinduka umweru de. Aka kanya Mwami, mpa umutima wera, mpa ibitekerezo byera, mpa emosiyo zera, mpa imyumvire yera, mpa imivugire itunganye imbere yawe Mwami. Unkureho urubanza, unkurweho ibirego. Yesu Kristo, maraso yawe akureho umwanda w'ububi bwose umwanzi yanyandusha. Ibyeso zose nanduriye mu bantu, nandujwe nabo ngena nabo, nabo mbana nabo, n'izo Satani yanyandusha zose uzicisha umwuka wawe, maze gusenga kwanjye kukugereho. Uwiteka, gusenga kwanjye k'uyu munsi kukugereho kandi ugusubize. Urakoze Mwami, nizeye kunyumvise aya masaha nkimara gusobanukirwa ko isi y'umwuka itega imitego. Uwiteka, hakaba imitego yatezwe ubugingo bwanjye ubwawe ureba, iyatezwe ngewe, iyatezwe ejo hazaza hanjye, iteze umuhamagaro wanjye, ubuzima bwanjye, kugira ngo iyo mitego nyigwemo mbashe kurimbuka, mbashe gusenyuka. Iyo mitego Uwiteka yinkize, yintambutse mu izina rya Yesu Kristo. Iyo abarozi bateze imbere y'umuryango, bateze imbere y'igipangu, bateze mu nzira zahonja, mu izina rya Yesu Kristo, iyo mitego Mwami ndasaba kugira ngo itegurwe. Maraso ya Yesu Kristo yongere kunyanyagira ahantu hose hari umutego wa kirozi. Uwo natezwe ndawutegura mu izina rya Yesu Kristo, ndawuteguza amaraso ya Yesu Kristo, ndawuteguza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Data, ndasenze kugira ngo aya masaha imitego iri mu bitekerezo by'abantu bampangira ibibi, bandeguraho ibibi, bacura imigambi mibi mu bitekerezo byabo, bakaba bangambirira nabi, bashaka kungambanira, kumfungisha, kunyica, kungirira nabi, kunyambura ubuzima. Uyu munsi Mwami, mu mwuka uwo muntu ufite imitego mu bwenge bwe n'ubitekerezo bye, ugambiriye kunyica, ugambiriye kungirira nabi, ndafata mpiri iyo migambi yo kungirira nabi, nyikubisa hasi mu izina rya Yesu Kristo, nyikubisa hasi mu izina rya Yesu Kristo. Fashe mbere ibyo bitekerezo, ndabiboha, mbigomorore Kristo. Handitswe yuko nubwo ngenda nambaye umubiri w'umuntu, ntarwana mu buryo bw'abantu, n'intwaro z'intambara yanjye atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zisenya ibihome, dukubita hasi n'impaka z'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya
kumenya Imana. Dufata ibyo bitekerezo tukabigomora Kristo. Ndasenga kugira ngo umuntu wese uri mu buzima bwanjye wambera umutego Uwiteka woherejwe n'umwanzi wazanywe na Satani kugira ngo umuntu Satani ajya mucaho kuzima imunyureho mu izina rya Yesu Kristo. Isoza umugambi wayo ku buzima bwanjye, uri bugufi bwanjye, uwo ngendana nawe, marayika mwirukane, marayika mwirukane, marayika mwirukane, ave mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka ndahindura uwo muntu, ndatura ko atazambera umutego kwa jina la Yesu Kristo. Ndatura ko umuntu wese unyihishemo wambera umutego, ndatura ko atakibigezeho, ndatura ko bitagikunze mu izina rya Yesu Kristo. Nkimara guhishurirwa, nkimara kumenya ko abantu bambera imitego ndetse bakantega imitego, aka kanya mu izina rya Yesu Kristo abantega imitego yo kungirira nabi, yo kunyenesha, yo kungira insuzugurwa, abantega imitego yo kunshyira hasi, abantega imitego kugira ngo bamarabike, banyangirize izina, babware, bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Handitse yuko bandakariye bose bazakorwa n'isoni, abandwanya bose bazahinduka nk'ibitariho, bakahinduka ubusa, bakarimbuka rwose. Aya masaha Mwami, mu isi y'umwuka nkoza umukwabo mu izina rya Yesu Kristo, nkoza umukwabo w'imitego, nkoza umukwabo w'imitego, yo mitego y'abarusi, iyo batega ku mabati, iyo batega ku muryango, iyo bateze mu buriri, iyo bateze munsi y'imisego, iyo bateze mu bikuta, aho ntanaho nyura, yose ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndayitegura mu izina rya Yesu Kristo. Mitego yangusha mu burwayi, ndayitegura mu izina rya Yesu Kristo. Ikibazo cyose cyaba kiri mu buzima bwanjye cyarazanywe ari umutego wa Satani, ndacyanze mu izina rya Yesu Kristo, ndacyanze mu izina rya Yesu Kristo. Wa kibazo wari uri mu buri bibazo ufite umeze nk'umutego kuri nge, ndatura ngo igisubizo cyawe kizanywe n'Imana kizima mu izina rya Yesu Kristo. Igisubizo cy'iki kibazo kizanywe n'Imana nyakuri, izi igisubizo cy'iki kibazo kitambera umutego n'ikibazo mwiza, kitambera umutego bihe bizaza mu izina rya Yesu. Uwiteka ndagushimiye kunyumvise, ndagushimiye kunyumvise ngaho kano kanya. Uwiteka umutego wose waba wihishe mu buryo bw'ubwihisho, ntapfa kuvumbura no kuwutahura uwo mutego Mwami, ngwino uwunkize. Uwiteka nkiza inkozi z'ibibi, nkiza inkozi z'ibibi zanteze ibico, banteze ibico byo kungusha mu byaha, abanteze ibico byo kungusha mu cyaha. Uwiteka reka ibyo bico mbisimbuke mu izina rya Yesu, reka mbisimbuke mu izina rya Yesu, reka mbisimbuke mu izina rya Yesu. Abanyabyaha ijambo ryavuze ngo aba aribo bafatwa n'ibigoyi, ariko jyeweho mbirimbuke, mbisimbuke. Aturuti Uwiteka mpa gutambuka, mpa kurenga iyo mitego nari naratezwe mu izina rya Yesu. Marayika yitegure, iyo ntareba marayika yitegure, ihishe munsi y'ubutaka marayika yitegure, ihishe mu mitima y'abantu marayika yitegure mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka waje mu buzima bwanjye ngo atatu umudendezo wanjye, igihe gikwiye azanye none, azamarabike uwo nguwo. Byari kuba byiza iyo ataza kuvuka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, kuko uri Imana ishobora byose, izi byose, imenya uko ndyama, imenya uko mbyuka, ndasenze kugira ngo ibyari imitego ku buzima bwanjye byose birangire mu izina rya Yesu Kristo, byose bishyirwe iherezo mu izina rya Yesu Kristo, byose biveho. Mitego yose yanavana mu burwayi, navana mu ibibazo,
navanamo kwicuza, navanamo agahinda, navanamo akababaro, ndayitegura mu izina rya Yesu Kristo. Imitego yose nagwamo, ubugingo bwanjye bukayigwamo, nkisanga ndi mu marira, nkisanga ndi mu kuboroga, iyo mitego ndayikuraho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo mu isi bifite imibiri, umuntu wese Satani yazanye unyihishamo uri mu buzima bwanjye, uyu munsi ukuboko kwawe kumunkize katika jina la Yesu. Uhari n'uwo Satani ateganya kuzana, n'uwo isi y'umwijima yapanga kuzana, ndamwirukana mu izina rya Yesu, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ntakugendana n'umuntu w'igisubizo cyanjye kizima mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nkora ku maso, mbashe guhweza, mbashe kubona, kugira ngo ntazagwa mu mitego y'abagome, kugira ngo ntazagwa mu mitego y'abarozi, mu mitego y'abakonikoni, mu mitego y'abanyamashyari. Buri wese umfitiye ishyari ku buzima bwanjye, buri wese unyarya, Mwami ndasaba kugira ngo uwo muntu sinkagwe mu mutego we, undyarya wese ndinda kugwa mu mutego we mu izina rya Yesu Kristo. Uwambeshya wese ndinda kugwa mu mutego we mu izina rya Yesu Kristo. Abaza imbere yanjye ari uruhu rw'intama, mu mitima yabo ari amasega katika jina la Yesu, ndayashumuruza intare, ndayashumuruza intare mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo niwe ntare yo mu muryango wa Yuda wanesheje utsinda urupfu n'ikuzimu. Ndagusaba kugira ngo ururuka Mwami, ufate iryo sega mu izina rya Yesu Kristo rinyihishamo, ryambera umutego. Uwiteka mu buryo bw'amaso y'umubiri, iyo ndeba uwo muntu mbona ari mwiza, mbona atantekereza ibibi, mbona atampangira ibibi, ariko Uwiteka ubona mu mwuka umtekereza nabi, umpangira ibibi, ushaka kunyica, ushaka kungirira nabi, ushaka kundangiza. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ireba mu mitima y'abana b'abantu, uri Imana ireba mu bwonko bw'umwana w'umuntu, uri Imana imenya ibyo umuntu agambirira, agatekereza mu mutima we, ndetse agapanga kubishyira mu bikorwa aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese wakoreshwa muri ubwo buryo ku buzima bwanjye, ku mibereho yanjye, ku hanone hanjye, ku hazaza hanjye, agakoreshwa n'umwanzi abizi kandi abishaka, kwa jina la Yesu ndamwirukana mu buzima bwanjye, ndamuheza mu buzima bwanjye. Jina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uwiteka uwongendana nawe, wanyanduza imico mibi, nkasenga imana ze zitari Imana, nkisanga nanduye imico ye, nanduye ingeso ze, maze imico n'ingeso bye bikambera umutego mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwo muntu ngendana nawe ndamukumira mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, ijambo ryawe ryatweretse yuko tugomba kwirinda abanyamahanga kugira ngo batazatubera umutego, batuma dusenga imana zabo, za mana zabo zikatubera umutego. Uyu munsi rero buri munyamahanga wese, buri utarakebwe wese, Uwiteka icyo akora yakwigaragaza nk'uwakebwe kandi atarakebwe ku mutima, ariko misiyo ye ari ukungirira nabi, ariko misiyo ye ari ukumboha, ari ukungirira nabi, ari ukunsubiza hasi, ari ukunkura mu gakiza, kankura mu byizerwa. Uwankura wese mu byizerwa, uwantandukanya n'Imana, uwantandukanya n'ubuzima busenga, uwantandukanya n'ubuzima bukunda Imana, uwantandukanya n'ubuzima bujya mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Data ndamwirukana
kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ndirukana buri muntu wese watumwe kumvana mu kungusha katika jina la Yesu. Murozi watumwe kungusha, umanura mu kwizera, umanura mu byiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Unyunyuza, unkamura, unkura amavuta yo gusenga, umanura kwizera kwanjye katika jina la Yesu. Wapfuye akazuka, ndamwirukana uwo Satani antegeraho mu buryo bugaragara n'ubutagaragara, akaba ari umutego kuri ngewe. Ndatura ngo ntibigishobotse, ndatura ngo ntibizagerwaho kwa jina la Yesu. Wapfuye akazuka kwa jina la Yesu Kristo, wapfuye akazuka kwa jina la Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima Yesu Kristo. Ndatura ngo imitego yose yari yatezwe ngo ifate ubwonko bwanjye, iyobye ubwonko bwanjye, iyobye intekerezo zanjye, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Uwo Satani yazana mu buzima bwanjye ari umunyabinyoma, ambeshya, abwira ibiri ku munwa, ku mutima hari ibindi, kwa jina la Yesu. Uwaza mu buzima bwanjye akambera umutego, akabwira ibintu ku munwa, ku mutima hari ibindi bibagambiriye, kwa Yesu, ku mutima agambiriye kumanura, ku mutima agambiriye kungusha, ku mutima agambiriye kungusha, kamvana mu Mana, kanandukanya n'Imana yanjye, kanandukanya n'ubuzima bwo gusenga. Yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umukobwa, yaba ari umusore, uwo ari we wese, kwa jina la Yesu Kristo. Yaba yigize usenga Imana kandi ari umunyabinyoma, uwo muntu ari ava akagera watumwa kuri nge, ndamwirukana, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Urakoze Mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru. Kuri Imana intabaye, uri Imana indengeye, uri Imana iteguye imitego yose y'ibibi yarindi imbere, kandi uri Imana inkijije ikigoyi n'ibigoyi byose. Ndabishimutse, ndabirenze mu izina rya Yesu Kristo, ndabirenze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Mwami, kumpaye kurenga ibigoyi byose ninatezwe rwihishwa n'abakozi b'umwijima. Nta na kimwe nguyemo, n'imitego yose yarindi imbere nta nimwe nzagwamo mu izina rya Yesu Kristo. Natuye intsinzi ku buzima bwanjye ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Natuye kunesha ku buzima bwanjye, natuye gusimbuka imitego n'udutego twotandukanye naba naratezwe ntabizi, kwa jina la Yesu Kristo. Abashaka ko ntegerwa mu magambo, bashaka kumfatira mu magambo, ntibambone no mu magambo, ntibambone no mu byo mvuga, kwa jina la Yesu Kristo. Abatata bashaka kumenya uko mbayeho, naho ntuye, katika jina la Yesu, ariko misiyo yabo ari ukuroga, ari ukungirira nabi, abo bose Mwami bahora bashakisha uburyo bamfatamo mu mitego yabo, ibashibukane mu izina rya Yesu Kristo, ibashibukane mu izina rya Yesu Kristo, ibashibukane mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Mwami ko imitego bateze ibashibukanye ubwabo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Reka dusoreze muri iki cyanditswe Imigani 1:17, kiravuga ngo gutega imitego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Mu izina rya Yesu, gute mu izina rya Yesu Kristo, namaze gusobanukirwa, namaze guhishurirwa mu buryo bw'umwuka. Buri mutego bateze Mwami bakawutega ibirenge byanyu, nabonye abawuteze bariruhije mu izina rya Yesu, abawuteze mwariruhije mu izina rya Yesu. Ndatura ko buri mutego wose nari naratezwe, abawunteze baruhijwe n'ubusa mu izina rya Yesu. Ntukimfashe umutego wari wo kungusha mu byaha n'ibikibaye mu izina rya Yesu. Umutego wari wo kujyanwa muri gereza ntukibayeho mu izina rya Yesu. Umutego
mu izina rya Yesu Kristo, wo kwangirizwa izina no kwangirizwa ubuzima ntukimbayeho mu izina rya Yesu. Umutego w'indwara, umutego ibibazo byari bigiye kuza nk'umutego kuri njye ntibikimbanye mu izina rya Yesu Kristo, kuko gutega umutego ikiguruka kiwureba ari ukwirusha ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko ngewe abategereza utegereza Uwiteka nzasubizwa mu intege nshya, nkagurukisha amababa yanjye mu kirere mu izina rya Yesu. Ndagurutse mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndagurutse ngendeye hejuru y'imitego yose yari yaratezwe nge, nta n'umwe uzamfata mu minsi yo kubaho kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Atura ngo nta mutego n'umwe uzagufata mu minsi yo kubaho kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ubyature cyane, komeza usenge, Imana igusimbukije imitego wari umaze gutegwa muri ako kazi. Hari abantu Imana isimbukije imitego bari batezwe mu kazi kugira ngo birukanwe. Hari abantu Imana isimbukije imitego bari batezwe mu ngo zabo, iyo mitego bari kugwamo bakabyimba amaguru. Hari ibintu watezwe, Imana igusimbukije iyo mitego. Wowe utegwa bakazana ibintu bakabijugunya imbere y'umuryango wawe, Imana igusimbukije iyo mitego mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana isimbukije imitego itandukanye y'uburwayi, imitego inyuranye ku mashopu yabo. Hari abantu Imana ikuyeho imitego bari baratezwe, bazana ibintu imbere ya shopu yawe, baravuga ngo ntihakagire umukiriya winjira. Uwo mitego itega abakiriya bawe ntiwari ukicuruza. Iyo mitego Uwiteka yikuye ku muryango wawe mu izina rya Yesu Kristo, bamwe gapfa kazuka. Hari imitego itandukanye yari yatezwe n'umukobwa kugira ngo ahabwe amagifuti, ahabwe uduki kugira ngo utwo tugifuti uzadufatirwemo, uterwe inda cyangwa se uterwe virusi itera sida. Iyo mitego Uwiteka arayigusimbukije. Hari abantu Imana ikureho imitego. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Zamurira Imana yawe icyubahiro, ubwiye ngo Mana ndagushimira ko muri iri sengesho unkuyeho imitego yose yarindi imbere. Shalom, Imana ikugire neza na hejo mugire ibihe byiza. Shalom, Uwiteka abiteho. Kanda subscribe wowe utarayikora, cyangwa se sabone, ujye ubana natwe mu bihe byose bya buri munsi byo gusenga, kuko hano ari umuyoboro uca amasengesho. Iyo udakoze subscribe bituma kongera kudushaka utubura neza, ariko iyo wakoze subscribe ni uvuga ngo ucana isigara muri telefone yawe. Bikagufasha rero iki, kugira ngo igihe cyose ukeneye kwihugura, ukeneye gusenga, nyine wabuze na network y'isengesho, ugahita ujya kuri channel y'isengesho Ribohora Official, ugahita utangira gusenga. Imana ikugire neza. Shalom, mugire ibihe byiza. Nakagaruka.